ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Ndabashuhuje mwe mudukurikiye muri aka kanya. Tariki 2 Gashyantare isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe ibishanga. Ni umunsi ngarukamwaka ugamije kwibutsa abatuye isi ko ibishanga bifatiye runini ubuzima, kuko ari byo bigega bihunitse amazi mu isi bikanacumbikira urusobe rw'ibinyabuzima n'akandi kamaro gatandukanye. Umunsi mpuzamahanga wahariwe ibishanga uzizihizwa mu Rwanda ku itariki ya 31 Mutarama 2020, usanze mu Rwanda hari intambwe yatewe mu kubungabunga ibishanga. Hashyizweho amategeko atanga umurongo ngenderwaho mu kubungabunga ibishanga. Guhera mu mwaka wa 2017 kandi hatangiye urugendo rwo kwimura ibikorwa byangiza ibishanga byakorerwaga muri bimwe muri byo nk'inganda, amagaraje, ingo z'abaturage n'ibindi, kandi magingo ya bimwe mu bishanga byari byarangijwe n'ibikorwa bya muntu birisubiranya mu gihe ibindi biri gusanwa. Mu kiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye cya none, turasobanukirwa byimbitse akamaro ko kubungabunga ibishanga, intambwe imaze guterwa mu kubibungabunga ndetse n'umusaruro bimaze gutanga kugeza ubu. Ubuso bungana n'10% by'ubuso bwose bw'igihugu bugizwe n'ibishanga. Muri ibyo harimo ibishanga binini ari nabyo byihariye ubuso bunini, ndetse n'ibishanga bito biboneka kenshi hagati y'imisozi. Ibi bishanga ni amahirwe adasanzwe ku Rwanda, kuko ubusanzwe ibishanga bifatiye runini ubuzima, mu gihe hari ibigega bihunika amazi abyara amasoko, imigezi n'ibiyaga. Ibikorwa by'ubuhinzi bigakorerwa muri bimwe mu bishanga, yemwe no mu bihe by'izuba, bityo bikarinda amapfa n'ibindi. Ibishanga kandi ni indiri y'urusobe rw'ibinyabuzima bigira uruhare runini mu kunoza imibereho ya muntu, kandi bishobora kuzamura ubukerarugendo bwinjiriza igihugu amadovize. Nyuma yo kubona aka kamaro no gusinya amasezerano ya Ramsar muri Irani agamije kubungabunga ibishanga mu mwaka wa 2004, Leta y'u Rwanda yashyizeho ingamba zigamije kubungabunga ibishanga, tubwirwa n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA. Iteka rya Minisitiri w'Intebe ryashyize ibishanga dufite mu bice bitatu. Hari igice cya mbere cyangwa se kategori ya mbere y'ibishanga birinzwe cyangwa se bikomye, ari byo ahanini biba bishobora kutagira ikintu na kimwe bikorerwamo. Ibyo ngibyo bikaba bifite ingano ya 20% y'ibishanga byose dufite. Ahangaha urugero ni nk'igishanga cya Rugezi, igishanga cya Kamiranzovu. Ibi ngibi byinshi bikomye cyangwa se birinzwe, ibyinshi n'undi bigiye biri ahantu hagiye harinzwe nko mu maparike n'ahandi. Hanyuma hakaba ikindi gice cya kabiri cy'ibishanga bishobora gukoreshwa ariko hamaze gutangwa amabwiriza agenga iryo koreshwa ry'ibyo bishanga, ibyo twita conditional use, ari nabyo byinshi cyane kuko bifite 74% by'ibishanga byose dufite. Iyo tuvuze rero ibishanga bishobora gukoreshwa hamaze gutangwa amabwiriza runaka cyangwa se imirongo ngenderwaho, ubwo ni ukuvuga ngo haba hagomba kubanza hagasuzumwa ese umushinga ugiye gukorerwa muri icyo gishanga uzagira ngaruka ki ku bidukikije, ese ni gute dushobora kugabanya izo ngaruka mbi umushinga ushobora kugira ku bidukikije. Hanyuma rero hakaba n'igice cya gatatu cyangwa se kategori ya gatatu y'ibishanga bishobora gukoreshwa nta mabwiriza yihariye, nabyo ari nabyo bikeya bifite 6%. Ibi ngibi ni bya bishanga bitoya nk'imibande n'ibindi, ibyo byo bidasaba gukora izindi nyigo zimbitse kugira ngo umuntu abashe gukoresha ibishanga. Itegeko nomero 48/2018 ryo kuwa 13 Kanama 2018 rigenga ibidukikije rica akarongo ku bikorwa bitemerewe gukorerwa ku butaka buhehereye n'ibyanya birinzwe ari naho ibishanga bibarizwa. Birabujijwe kumena imyanda mu bishanga,
kubirundamo igitaka, kubitsindagira cyangwa se guhindura imiterere yabyo, kubyubakamo cyangwa kubaka mu butaka buri muri metero 20 uvuye ku nkombe z'igishanga, kukigomorora nta ruhushya n'ibindi bikorwa byose bishobora kwangiza ibishanga cyangwa urusobe rw'ibinyabuzima bibundikiye dusanga muri iri tegeko. Iteka rya Minisitiri w'Intebe nomero 00/Kaberamye 03 ryo kuwa 30 Mutarama 2017 ryo rigena urutonde rw'ibishanga, imiterere n'imbibi zabyo, ibikorwa bishobora gukorerwa mu bishanga bidakomye, ibibujijwe kuhakorerwa, mbese rikagena imicungire y'ibishanga mu buryo bwihariye nk'uko ikigo rema cyo kubungabunga ibidukikije kibigarukaho. Amategeko nanone akaba agaragaza n'ibindi bintu bitandukanye bibujijwe kuba byakorerwa mu bishanga. Ahangaha twavuga nko kubakamo, ngira ngo kugira ngo wubake mu gishanga bitewe n'imiterere yacyo, bitewe n'itaka ryaho n'amazi abarimo, icyambere bisaba kugira ngo wuzuzemo ikindi gitaka kivuye umusozi kitari cyo mu gishanga. Muri uko kuzuzamo igitaka kivuye umusozi kitari cy'igishanga niho byica rwa rusobe rw'ibinyabuzima rwari ruri muri icyo gishanga, niho byica bwa butaka bwari burimo ahanini bw'ibumba bufasha mu kubika y'amazi no kuba na bya bimera byayungururaga y'amazi. Ibyo ngibyo rero ni bimwe mu bibujijwe, haba kubakamo, haba kuzuzamo itaka, ariko nanone kuwashyiramo amatungo, kuwashyiramo ibiraro, ibyo byose birabujijwe kuko biragenda bikangiza cya gishanga. Umujyi wa Kigali ni hamwe mu hagaragara ibishanga kandi byakunze kurangwamo ibikorwa bya muntu nk'amazu yo guturamo, ayo gucururizamo, inganda, amagaraje n'ibindi. Ni ibishanga bitari ku buso buto kuko byiharira kilometero kare 76 muri 730 zigize ubuso bw'uyu mujyi. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buvuga ko buza akamaro k'ibishanga mu buzima bw'abatuye uyu mujyi, ari nayo mpamvu bwimirije imbere kwimura ibikorwa byose bitemewe gukorerwa mu bishanga nk'uko ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bubisobanura. Muri make rero ingamba zari kugira ngo tubanze tuvane ubuzima bw'abaturage mu kaga, ariko nanone dufite n'itegeko ritusaba ko tugomba kurengera ibishanga, ritubuza no kuba twagira ibikorwa dushyira mu gishanga. Ubwo rero wasangaga turi no mu makosa, kuko twari mu makosa ugasanga yenda twemereye ko abantu bashobora kuba batura muri ibyo bishanga cyangwa se bahashyira ibindi bikorwa, tugasanga ko iryo kosa ryakosoka ari uko bakwimuka bagashakirwa ahandi ibikorwa byabo byajya bijyanye n'icyo bakora, cyangwa se bakaba batuzwa ahandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Bamwe mu bakoreraga ibikorwa bitandukanye mu bishanga by'umujyi wa Kigali bimuwe bashima iki gikorwa. Kugira ngo hashize umwaka urenga twimutse tuvuye aho twaze dukorera Igikondo, kuko nk'uko hari mu gishanga itandukano ryo ririmo ari uburyo bw'imikorere ndetse no mu kubungabunga ibidukikije muri rusange. Gukorera mu gishanga ufite uruganda ni nk'aho mvuga ngo nta cyerekezo ufite. Ntabwo uruganda ari ikintu kibaho ngo ejo kimara imyaka 2, 3, 4. Uruganda iyo yero uruganda cyangwa ibikorwa by'ubucuruzi bikenera ibintu byinshi. Bikenera arizo nyubako, bigakenera aho ibikoresho bijya ndetse n'imikorere. Mu gishanga rero biragoye kugira ngo uzabone uburyo bubaka ibikorwa remezo bigendanye n'igihe ndetse n'imikorere, cyane cyane ko iyo umanutse gato nibaza ko udashobora kurenga metero 2-3 tutageze ku mazi. Mu by'ukuri ngira ngo uretse no kureba mu nyungu z'umuntu ku giti cye no mu nyungu rusange, ayo mazi abazagenda agahora mu imigezi izakoreshwa n'abantu batandukanye. Rero ngira ngo ni inshingano za buri wese zo kubungabunga ibishanga. Ubwo rero ngira ngo uwo ari wese waba ufite ubucuruzi cyangwa se ibikorwa by'inganda n'ibindi nk'ibyo yatekereza muri ubwo buryo bubiri. Iki gihe byafasha iterambere ari ryo ku giti cye ndetse n'iterambere muri rusange ry'Abanyarwanda ndetse n'abatuye isi. Ibarura ry'ikigo rema rigaragaza ko 77.6% by'ibikorwa bisaga 7,000 byari mu bishanga mu mujyi wa Kigali byamaze gukurwamo. Bimwe muri ibi bikorwa usanga byubakwa nkana mu bishanga mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Aha ni naho ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buhera bukebura inzego zose bireba. Cyo nasaba rero bagenzi banye nuko twakubahiriza itegeko risaba, ari itegeko ridusaba kubungabunga ibidukikije, ari n'itegeko tugenderaho ry'imyubakire, ko
kagombye kuba dutanga ibyangombwa by'abantu bajya kubaka mu bishanga. Icyo babubakamo cyose ntabwo tuba tubyemerewe buriya. Ubwo rero nitwe twiheraho kugira ngo nsabe bagenzi banjye dukorana ko tutagombye kuba tubikora. Ubundi butumwa bwa kabiri ni ku baturage muri rusange, bakanabyumva nabo ko n'uwaca muri huminye ubuyobozi atagombye kuba yajya kubaka mu gishanga akahashyira ibikorwa bitemerewe, kuko wabikora abanyuranyije n'itegeko kandi nyuma bimugiraho ingaruka kuko biraza bikavanwaho. Muri rusange mu Rwanda hari intambwe ikomeje guterwa mu kubungabunga umutungo kamere w'ibishanga, nubwo hakigaragara bamwe babyigabiza bagakoreramo ibikorwa bitemewe nko kubyubakamo no kurundamo itaka, cyangwa bamwe bahinga ibishanga bidakomye ariko bakirengagiza kubifata neza, mbese nk'aho babikamura bashaka kubimaramo amazi, nyamara bakirengagiza ko bajya kubihinga bari bakurikiranyemo amazi kuko bibasha kuyabika no mu bihe by'izuba. Gusa inzego zitandukanye zirimo izishinzwe kubungabunga ibidukikije nk'ikigo REMA na Minisiteri y'Ibidukikije ndetse n'abandi bafatanyabikorwa zafashe ingamba zo guhangana n'izi mbogamizi, zishyiraho ubugenzuzi mu bishanga ngo hakumirwe ibikorwa bitemewe byakorerwa mu bishanga, kandi bimwe mu bikorwa bibangamira ibishanga byubatswemo mbere byatangiye kwimurwa. Kuri ubu bimwe mu bishanga byari byarangiritse kandi byatangiye kwisubiranya, ibindi biri gusanwa. Hakozwe kandi igishushanyo mbonera master plan cy'ibishanga mu mujyi wa Kigali gitanga umurongo ku mikoreshereze y'ibishanga ndetse n'uburyo bimwe byabyazwa umusaruro kandi bikanakomeza gukora inshingano zabyo. Bimwe mu bishanga kandi birinzwe ku rwego rw'isi birimo nk'igishanga cya Rugezi, kandi igishanga cy'Akagera, icya Rweru-Mugesera complex ndetse n'icya Kamiranzovu nabyo bishobora kongerwa ku rutonde rw'ibishanga birinzwe ku rwego rw'isi mu bihe biri imbere. Urugamba rwo kubungabunga ibishanga rurakomeje, ariko rurasaba uruhare rwa buri wese, na cyane ko akamaro kabyo kagera kuri bose, ari nabyo ikigo REMA gishishikariza Abanyarwanda. Uyu munsi ubutumwa twaha Abanyarwanda ni uko kubungabunga ibishanga byacu bidufitiye akamaro gakomeye cyane mu rwego rwo kurinda cyangwa se rwo gukumira ibiza, cyane cyane imyuzure. Ngira ngo tumaze iminsi tubona mu bice bitandukanye by'u Rwanda imyuzure yagiye itera ahantu hatandukanye. Ikindi ni uko bidufasha mu kubasha kubungabunga rwa rusobe rw'ibinyabuzima. Ikintu gikomeye rero ni uko amazi ni ubuzima. Nitubura amazi ubuzima buba buhagaze, nta kindi gisimbura amazi. Igihe cyose twafata neza ibishanga, igihe cyose twabungabunga ibishanga byacu, byadufasha no kugera ku iterambere rirambye, kuko ari urwego rw'ubuhinzi rukeneye amazi, ari urwego rw'inganda rukeneye amazi, ari mu miturire, ari mu ngo aho tuba hose ntaho udakeneye amazi. Ni ingufu rero za buri wese kugira ngo tubashe kubungabunga bino bishanga byacu. Dusoza ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye, nkwibutsa ko amategeko u Rwanda rugenderaho ashyira ibishanga mu mutungo rusange wa leta, kandi ko bigomba kurindwa by'umwihariko hashingiwe ku ruhare n'agaciro bifite mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima. Ni ngombwa rero kwirinda ibikorwa byangiza ibishanga nko kubakamo, kuragiramo amatungo, kurundamo ibitaka no kumenamo imyanda, cyane cyane ikomoka mu binyabutabire by'uburozi, kuko bituma ibishanga bitakaza ubushobozi bwo gukora inshingano zabyo zirimo kwakira, kubika no kuyungurura amazi, cyangwa se bikaba byanakwangiza urusobe rw'ibinyabuzima biba mu bishanga. Ikiganiro ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye mugitegurirwa kandi mukakigezwaho n'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA ku bufatanye na Minisiteri y'Ibidukikije. Naho ubutaha. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye. Buri wese afite inshingano yo kubungabunga ibidukikije, yaba amazi, umwuka duhumeka, isanzure, ubutaka, ibishanga, amashyamba, urusobe rw'ibinyabuzima n'ibindi bifitanye isano nabyo. Ibidukikije inkingi y'iterambere rirambye ni ikiganiro cy'ikigo cy'igihugu cyo kubungabunga ibidukikije REMA.